Tubashimiye ko muri kutwumva. Ese haba hari isano hagati yo gusiganwa ku maguru n'uburwayi bwo mu mutwe? Reka tuganire kuri iyi ngingo. Uburwayi bwo mu mutwe buhangayikishije isi muri iyi minsi, aho imihangayiko iterwa n'imibereho tubayeho uyu munsi ari kimwe mu byagize uruhare runini mu kongera umubare w'abafite uburwayi bwo mu mutwe. Uretse mu buzima busanzwe, ubushakashatsi butandukanye burushaho kwerekana ko hari abantu bagira ibibazo byo mu mutwe mu buryo butandukanye n'ubumenyerewe, wenda ugasanga bahuje umwuga. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya Athletes for Hope ku bijyanye no kureba ubuzima bw'abakora umwuga wo kwiruka bwagaragaje ko 35% mu bantu babaye ibyamamare muri uwo mwuga bafite uburwayi bwo mu mutwe. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko 33% by'abakiri bato biga mu mashuri yigisha umwuga wo kwiruka bafite ibimenyetso byo kugira ibibazo byo mu mutwe birimo agahinda gakabije, umuhangayiko ndetse n'ibindi bitandukanye. Bwagaragaje kandi ko 30% by'ababarizwa muri aya mashuri bakeneye ubufasha, ariko 10% bakaba ari bo bonyine babubona. Urubuga rwa Sport Medicine rwagaragaje ko imico n'imibereho abakora uyu mwuga babaho nayo bishobora kugira uruhare mu kubakururira ubu burwayi bwo mu mutwe. Rwagaragaje kandi ko bumwe mu burwayi bukunze kwibasira abakora uyu mwuga harimo nko kugira ibibazo mu kurya, gukora imyitozo ikabije, kwiyahura, agahinda gakabije, umwanda ndetse no kunanirwa gusinzira. Ibi ahanini ugasanga biterwa no guhora batumbiriye intsinzi. Mu Rwanda, uburwayi bwo mu mutwe kimwe mu bibazo bihangayikishije. Si abakora umwuga wo kwiruka gusa biganjemo uburwayi, kuko mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC muri 2018 bwagaragaje ko nibura abanyarwanda 1 muri 5 bafite uburwayi bwo mu mutwe bumwe cyangwa bwinshi. Mu gihe urubyiruko ruri hagati y'imyaka 14 na 18 rwagaragaje ko rufite ibibazo byo mu mutwe ku kigero cy'10%. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko iyi ndwara y'agahinda gakabije ikunda kuviramo benshi kwiyambura ubuzima no kwiyanga, ikaba ari ikigero cya 11.9% mu banyarwanda bose. Iyo ndwara igeze mu barokotse jenoside irushaho gukaza umurego kuko imibare yikubye gatatu, aho nibura ni 35% bafite ikibazo cy'agahinda gakabije. Ihungabana rishingiye ku mateka ryo ryari kuri 3.6% mu banyarwanda bose, aho ryikuba hafi inshuro enye rikajya kuri 27% mu bashitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Dore inama zakwifashishwa mu kwita kuri abo bantu bafite iki kibazo. Urubuga Cleveland Clinic rwagaragaje ko iki kibazo gikomeje gufata intera ndetse no mu bagitangira uyu mwuga. Iki kigo gitanga inama ku bakora uyu mwuga ndetse no ku babyeyi bafite abana bifuza gukora uyu mwuga. Inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe Dr Mathieu Sacom abinyujije ku rubuga yagaragaje uburyo bw'ibanze bukwiriye gukoreshwa. Yagize ati abakora umwuga wo kwiruka bagaragara nk'intwari mu maso y'abantu, ariko ntibibakuraho kuba abantu. Ibintu byo bituma bagira ibibazo by'ubuzima kubera guharanira kurushaho kwamamara bakibagirwa kwita ku buzima bwabo. Yongeye ati imitekerereze abakora uyu mwuga bafite yo kumva ko batagomba gutsinda na gato n'imbaraga zabo ariko ituma batabasha kunyurwa uko baba bakoze neza kose. Yagira inama ababyeyi ati ababyeyi bafite abana mu mashuri yigisha bagomba guha umwanya abana babo bakabatega amatwi bakanabafasha gushaka umuti w'iki kibazo bafite. Mu gitabo Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yageneye abajyanama mu by'ubuzima cyo kwifashisha kuganiriza abafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, yagaragajemo bimwe mu bigomba kwirinda mu gihe ufasha umuntu afite icyo kibazo. Iyo uganiriza ufite iki kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ugomba kwirinda kumugira inama umwemeza ibitekerezo byawe, kumutera ubwoba, kumuhohotera no gushaka kuvogera ubuzima bwe bwite atashatse kukwereka. Gukoresha telefoni, kurangara cyangwa gusohoka muri kuganira no kumucira urubanza ntibikwiye kukurangwaho mu gihe umuganiriza. Nta dusoje ikiganiro cyacu nawe utaha ku ishuri.